ikibazo cye kiraruta ibibazo biri mu karere kugeza ubu. Arakoze cyane, ndashimira yuwara imyaka 4 dukorana kandi bandeba bakagira ngo hari icyo nafasha. Hanyuma n'abanyeshuri bandeba ukabona bakomye amashyi baramfana, n'urumva bari bayakomye basanga ntibafite impamvu, ariko ikiri hari gikomeye, arabaza ngo biterwa n'iki. Ngira ngo muvandimwe wacu Gitoko yabivuze, amahitamo nuko nisanga ndi mu nyanja nini cyangwa hari abantu benshi ku buryo amaso y'abari aho batabona amahitamo usibye kundeba. Ayo ni amahitamo yanjye kandi uko ngaragara niko nahisemo ko mumbona. Sometime ashobora kuba atari ko ndi, uko nahisemo nuko. Ikindi turi mu isi ikurura cyane, dutwaza imbaraga ariko tugahitamo. Ngira ngo ntabwo bisubiramo kubushe narabibabwiye. Twaje hano mu mezi nk'aya niba nibuka neza, ariko ikintu gihari gikomeye nuko jewe nshaka kuba ngewe. Nge ndi Scovia Mutesi, ndi umunyamakuru, ndi umubyeyi. Rimwe na rimwe hari igihe bantumira ahantu nkababaza ngo genda aza kuba nkora iki. Nta nubwo ndaba influencer nk'abantu bamwe hano bajya batumira ngo ni influencer, ko sindi sure ko hari abantu influencing, ariko nta mahitamo mufite mu byo nkora. Icyo nkora gikomeye rero, nubaka icyo mukora byanga bikunda ngo murebe. Ngewe ncuruza amakuru. Ese kugeza ubu aho amasaha ageze, inkuru ikomeye ni iyihe? Abafite internet murebe, nakoze ibishoboka ndiyaranja mu modoka ko hari haje inkuru idasimburwa n'indi. Mu modoka nkuri iyo nkuru yatambutse ndi mu nzira, ngira ngo naringeze narengaga Muhanga. Iyo nkuru yari hari, iyo ntegereza kuzayivuga ejo. Mu by'ukuri buri inkuru busanzwe abasilamu munyihanganire, ariko buriya ngo umusiramu wapfuye ntajya arara. Ripfa kuba izuba ritararenga barara bamushyinguye. Inkuru rero tuyifata nk'umupfu w'umusiramu. Igomba kurara irangiye kandi karangiraho. Abatazi mu cyaro wacu ntago bahinga cyane, ariko naciye muri quartier bahinga, hari ibyo bita injumbure, aho bahinze bagasubiramo abana gutoragura ibyasigaye. Nkora ibishoboka ngo inkuru yanjye ize mu bijumba, hanyuma abandi baze kuza mu njumbure. Icyabaza ngo kinshoboza, nsa n'umuntu ufite inyota iyo ndimo gushaka inkuru. Iyo nshaka inkuru mba meze nk'umuntu ufite inyota, kandi umuntu ufite inyota ntacyo wakora ngo umuhagarike atarabona amazi, kuko aba afite ibintu bibiri: gupfa cyangwa kubona amazi. Kuko ikintu cya mbere cyica umuntu vuba ni ukubura amazi. Iyo nshaka inkuru mba nsa n'ushaka amazi. Icya kabiri, ntabwo mfite amahitamo, ngomba kubeshwaho n'imbaraga. Hari terime njya numva abajeni ngo batitaye ku bamuca intege. Ntitaye ku baduca intege, ntanga byose, ariko nanone ukavuga ngo ushobora gushyira ubuzima bwanjye mu kaga. Buriya mba nakoze imibare nkabona kutabushyira mu kaga ari byo bifite percentage nini, kubera ko dufite principe, ngira ngo hano hari abiga itangazamakuru, iyo muzayigendereho. Dufite ihame rivuga ngo inkuru ipfa ku bwacu, ntabwo dupfa ku bw'inkuru. Kuko mpfuye ku wa mbere, mutekereze iyo mpfa ku wa kane, yari inkuru mwese mwarebye, mwayirebaga nk'abagora amasuka igihe cy'ihinga. Noneho uwo munsi nkapfa iyo nkuru imaze gusohoka, ubwo mpfuye ku bw'inkuru. Iyo uyu munsi yari gukorwe nande? Dupfa rero, inkuru zipfa ku bwacu, twe ntidupfa ku bw'inkuru. Ngere ndi umunyamakuru kandi ucuruza, nkora ibishoboka ngo inkuru yanjye muyigure. Waba wikopesheje ukayigura, ubwo MTN hari abantu igikopa ka internet gashira vuba. Yaba
iwanyu ntayihari ukajya ku kigo mu mujyi, ababa mu mujyi rwagati ku mujyi wa Kigali haba internet iri free, ukavuga uti kanyaruke ndebe kugira ngo ndebe cyangwa se ungurire. Nayo mahitamo kugira ngo mbashe kubicuruza. Umuhanzi yararirimbye ngo turi kure yaho twakabaye turi, ariko bikomoka mu mbaraga zacu. Mufite amahirwe kuko mwize. Reka nsubiremo iri jambo. Hari abantu bafite amahirwe ubu, abakobwa b'uyu mugabo akunda kuvuga abakobwa be bafite amahirwe kuko bavuka niyo binjira ku ishuri baravuga dore abana ba Bruce Melody. Urumva aba bana bafite amahirwe. Rimwe n'abanje bashobora kuvuga dore abana ba runaka ba Dr. abana bayi. Abo bana murumva ukuntu bameze neza, bajya kwiga bagiye mu modoka rimwe na rimwe, inkweto yivuyeho taro ntabwo bayisudira cyangwa ngo bashaka uko babigenza. Ariko twebwe bamwe muri twe turi hano turi abana b'imiryango bari kuri list ya VUP. Murayizi VUP? Aho leta igomba kudufasha kugira ngo haboneke ikiribwa iwacu cyangwa icyo kurya. Kitoko hari ikintu yavuze ko ushobora kuba ari wowe ugiye gukura umuryango wanyu mu bukene burundu. Bavandimwe rero, amafoto meza muyafate mu bikora ibindi, ariko hari ikintu nzi. Umutima iyo umaze kwiyorosa uryamye bakuyeho amatara, uba wowe wanyawe, sibyo? Uba wowe wanyawe, inkweto zigukwiriye uba wazikuyemo n'izo watiye, ikote watiye ngo ujye mu birori uraritirura, uba wowe wanyawe. Nujya ujya kuba wowe wanyawe ujye wibaza ngo ndi mwene nde, mvuka he, ntakoze iki, byagenda biti. Hano dufite abana mufite amahirwe amwe yuko leta y'u Rwanda ifite BRD yonyine none aha dusomye itangazo ry'uko BRD ifunze, bisi zibasubiza i Kigali zabura, twatangira gusaba RURA ko izohereza aha ngo musubire iwanyu mu cyaro, kubera ko kuba muri iyi kaminuza ntibyakunda. Ubwo rero ubwo amahirwe yanyu aziritse kuri BRD, muyazirike ku mutima kandi ni mu bimfura. Muzige nimurangiza mwishyure. Nimutishyura ababakomokaho nibagira ibyago bagasanga wasitaye utabasha kubishyurira, bazaba mayibobo, ntago bazaba abamotari, kuko abamotari batunze imiryango yabo. Ndagushimiye. Let's clap for Scopia. Can you ask one question? Kumunyeshuri umwe. Siko twabigenje na kare. This is live. Itangazamakuru bari he? Uyaminiya. Come on. Inde. Okay. You stand up.